twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu na Nyagasani akaba duha amaganga kuri buri munsi kugira ngo dukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe, tariki 14 Nyakanga 2024. Ng'amasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 7 umurongo wa 12 kugeza ku 15. Muri iyo minsi Amasiya umuherezabitambo w'i Beteli abwira umuhanuzi Amosi ati, ngaho genda mubonekerwa we, cika ujye mu gihugu cya Yuda, ho uzashobora kwirwanaho no guhanura. Naho hano i Beteli ntuzongera guhanurira, kuko ari ingoro y'umwami, urusengero rwa cyami. Amosi asubiza Amasiya ati, sinari umuhanuzi, sinari n'umwe mu itorero ry'abahanuzi. Nari umworozi ngakonora n'ibiti byera imbuto. Nyamara Uhoraho yankuye inyuma y'amatungo, nuko arambwira ati, genda uhanurire umuryango wanjye Isiraheli. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 85. Uhoraho twereke impuhwe zawe, kandi uduhe agakiza kawe. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze. Aravuga iby'amahoro y'umuryango we n'abayoboke be. Koko ubuvunyi bwe buba hafi y'abamutinya, kugira ngo ikuzo rye rigume mu gihugu cyacu. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ubudahemuka buzamera busagambe ku isi, maze ubutabera buruhuke buva mu ijuru. Uhoraho ubwe azabaha ihirwe, maze isi yacu izarumbuke imbuto. Ubutabera buzamugenda imbere, n'intambwe ze zigaragaza inzira. Uhoraho twereke impuhwe zawe, kandi uduhe agakiza kawe. Isomo rya kabiri ry'umuhora Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 1 umurongo wa 3 kugeza ku wa 14. Nihasizwe Imana se w'umwami wacu Yezu Kristu, yo yadusakaje imigisha y'amoko yose ituruka kuri Roho mu ijuru ku bwa Kristu, nk'uko yadutoreye muri we nyine mbere y'ihango ry'ibiriho byose, kugira ngo tuzayihore imbere mu rukundo, turi intungane n'abaziranenge. Igihe nicyo mbere y'igihe ko tuzayibera abana yihitiyemo, tubikesheje Yezu Kristu. Uko niko yabyishakiye ku buntu bwayo, kugira ngo izahore isingirizwa ingabire yaduhereye umwana wayo w'inkoramutima. Niyo dukesha gucunguzwa amaraso ye, tukamuronkeramo imbabazi z'ibyaha byacu, ku rugero rw'ubusendere bw'ineza yayo, ikaradusesekajemo ibigiranye ubuhanga n'ubumenyi bwose. Yaduhishuriye ibanga ryo gushaka kwayo, wa mugambi wuje urugwiro yari yifitemo kuva kera, ngo izawuzuze ibihe bigeze. Umugambi wo gukoranyiriza ibintu byose ku mutware umwe rukumbi Kristu, ari ibiri mu ijuru ari n'ibiri ku isi. Niyo kandi twatoreyemo tugenwa mbere y'igihe, ku buryo buhuye n'umugambi w'ugenga byose, kugira ngo twebwe abashyize amizero muri Kristu tubonereho gusingiza ikuzo ryayo. Namwe rero aho mumariye kumvira ijambo ry'ukuri, ariyo nkuru nziza yo gukizwa kwanyu, muraryemera, niyo mukije kwa mwarashyizeho ikimenyetso cya Roho Mutagatifu wasezeranywe, ari nawo musogongero w'umugabane twagenewe, ubanziriza icungurwa ry'umuryango Imana yironkeye, ngo hore isingirizwa ikuzo ryayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 6 umurongo wa 7 kugeza ku 13. Muri icyo gihe Yesu ahamagara abandi 12, abohereza 2 mu butumwa, abaha n'ububasha kuri roho mbi. Abategeka kutagira icyo bajyana mu rugendo kereka inkoni yonyine, nta mugati, nta ruhago, nta biceri mu mukandara, keretse kwambara inkweto z'urugendo, ariko ati, ntimwambara amakanzu 2. Yungamo ati, urugo muzinjiramo rwose muzarugumemo kugeza igihe muhaviriye. Nimugera ahantu ntibabakire kandi ntibabumve, mujye muhava mubanje gukunguta umukungugu uri ku birenge byanyu, bibabera ikimenyetso kibashinja. Nuko baragenda batangaza ko abantu bagomba kugarukira Imana. Birukana roho mbi nyinshi, kandi basiga abarwayi benshi amavuta, barabakiza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ukuri kuzatsinda, amaherezo ukuri kuzatsinda. Waba uri mu bibazo, amaherezo ukuri kuzatsinda. Waba uri mu kaga,
amaherezo ukuri kuzatsinda, ukuri kuzatsinda, amaherezo ukuri kuzatsinda. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Amasomo ikintu byacu duteguriye kuri iki cyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe araryoshye cyane, agiye kutuganisha ku kuri, ubwo tujya kuzirikana ku ngingo nziza igira iti amaherezo ukuri kuzatsinda. Waba uri mu bibazo, ukuri kuzatsinda. Waba uri mu kaga, ukuri kuzatsinda. Ushobora kugera ahantu ibintu bikaguta, ibintu byose bikagushiraho, humura, amaherezo ukuri kuzatsinda. Abantu bashobora kugusiga bakaguta, ugasigara wenyine. Amaherezo ukuri kuzatsinda, kuko utazasigara wenyine, ahubwo uzasigarana na Kristo. Ako kantu umubyeyi wakumvise, Yezu we ntashobora kuguta. Nubwo ibintu byagusiga abantu bakaguta, Yezu we ntashobora kuguta. Amaherezo ukuri kuzatsinda. Nugera ahantu urubanza rwawe bakarumweraho amazi, uvuga uti Yezu amaherezo azandengera kandi agire gute, kandi andenganure, kuko amaherezo ukuri kuzatsinda. Amasomo rero twateguriwe aratuganisha ku kuri, bityo nawe aho urujya uvugisha ukuri. Niba uri mu kinyoma, sohoka mu kinyoma muvandimwe we, kuko ikinyoma kirahabwa intebe uno munsi, ariko ejo uzabona kiguye hehe, kiguye mu nyanja. Uzabone ikinyoma amaherezo kizatsindwa. Ngira igitegeko twahawe na Nyagasani, uko ukuri kuzatsinda. Ukuri ninde? Icyo ni ikibazo Pilato yibarishije Yezu, ariko biza kurangira Yezu yicecekeye, kuko Yezu azi ukuri cyari cyo. Ukuri ni kumwe, ukuri ni Yezu wenyine. Niba uzi kuri muri Yezu, gumamo, kuko amaherezo ukuri kuzatsinda. Ngaho rero amasomo agiye kubidufashamo. Aya masomo uyakire neza nkaho ari wowe bwiwe. Aya masomo atambukiwe nkaho ari wowe Yezu aje gushaka, kuko wasanga nawe uri mu kinyoma, wasanga ikinyoma waragihaye intebe, wasanga umaze iminsi ubeshya abandi, wasanga umaze iminsi ubeshyera abandi. Amaherezo nawe kuri butambukemo, kugira ngo ubutumwa bwa Kristo butambuke. Yezu arifuza kuguha ubutumwa, ariko se bwajya hehe, bwakwirwa he niba ikinyoma cyawe cyarabupfukiranye? Amaherezo ukuri kuzatsinda. Amen. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi w'ukuri ndetse n'umuhanura b'inyoma. Muri isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, Amosi wakunze cyane kuvuganira abanyantege nke, inzirakarengane ndetse n'abanyabyaha, abantu bose bari kure y'Imana b'abakene. Akabavuganira kuko akenshi abanyamaboko bakunze kurenganya ba rubanda rugufi, ba bene ngofero, abuzukuru ba Rushati. Niyo mpamvu Amosi atumwe n'Imana kujya kurengera abo bakene, kujya kurengera abo baciye bugufi, kujya kurengera bose batawe, kugira ngo ababwire ko Imana ibakunda. Ya Mana ijya ku ruhande rw'urengana kugira ngo imurengere, ya Mana ijya ku ruhande rw'umunyabyaha kugira ngo igire ite, imuhe imbabazi, imukize. Niyo mpamvu twumvise Amosi uyu munsi ari ku rugamba rukomeye imbere ya Maziya uri gucinya inkoro imbere y'umwami Yerobowamu. Nuko kubera ko umuhanuzi Amosi yaje avuga kuri ibwami muri Isiraheli, nuko Amasiya bishoboke ko yarakajwe nuko Amosi agiye kumukura umugati mu kanwa. Nuko rero atangiye ajye kumushobeka ku mwami ati, wamenye n'ibindi mwami Yerobowamu we, uzi ko Amosi ari kukugambanira, agiye kukugambanira. Bishoboke ko Amasiya yongeye guhabwa itegeko n'umwami ati, mwirukane ibwami. Kubera iki? Amosi ari guhishura ibibazo biri ibwami, ku mwami asengera ibigirwamana, ku mwami ayoboka ibigirwamana, ku mwami atari kugendera mu kuri. None Amosi arabitangaje, kuko ari umuhanuzi w'Imana ugomba kuvugisha ukuri. Birangiye Amasiya atangiye kugenda amugira ishyari ati, wamubonekerwa we, mva iruhande, genda ujya hirya mu giturage wanyu, ubundi uza hano mu mujyi ushaka iki? Gufuhira abandi. Kubera iki? Abandi bari kutangaza urumuri, bari kugaragaza ukuri, none we cyawe uri gushaka gupfukirana ukuri kw'Imana, ugashaka ko nuvuze ukuri umuhungeta, umuhungabanya, umucira ishyanga. Ati genda. Turumva umuhanuzi w'ukuri Amosi amubwira ko n'Imana yamutoye, yatowe n'Imana. N'ikimenyimenyi ahantu Imana yamukuye niyo yamwihereye n'ubutumwa. Imana yankuye nyuma y'amatungo. Umva, ntabwo nari umuhanuzi, ariko ni Nyagasani wampamagaye ati, genda uhanurire umuryango wanjye Isiraheli. Amen. Ngo umuhanuzi w'ukuri. Ese twongere dutekereze imbere y'akarengane, imbere y'ibibazo, imbere y'abategetsi bakomeye, babandi bafite n'intwaro yewe. Aho ngaho ujye utinyuka ukavugisha ukuri. Aho ngaho ushobora kurengera umuvandimwe,
ubona bagiye guca ijosi. Aha, komeza ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Niba nawe udashobora kumera nk'uyu Amasiya uri gucinya inkoro, utwaye akabindi k'ubuki, agiye kurega abandi, agiye kunyonga abandi, agiye kuvuga abandi, nawe agiye kubeshya, agatambutsa ikinyoma kandi kigahita bakamwumva. Kubera iki? Azi gucinya inkoro nyine. Kubera iki? Azi kwibombarika. Kubera iki? Azi kwitwara neza, nta n'ushobora kurabukwa akaba ari uhabwa intebe. Amasiya we, nguko ko abahanuzi b'Imana tubahungeta, abanyabinyoma bagahabwa intebe y'ifuteye. Kandi mubyeyi, nawe nubona ibi wifatikanye n'umuhanuzi Amosi, turirimbe kimwe n'ibihumbi bya Zaburi tuti Uhoraho twereke impuhwe zawe kandi uduha agakiza kawe. Amen. Imbere y'iyi si icumbi nabi, imbere y'isi irimo ikinyoma, dupfukame dusare Nyagasani atangaza urumuri rwe, kandi amaherezo ukuri kuzagera gute? Kuzatsinda. Isomo rya kabiri ry'uyu munsi, Pawulo mutagatifu arifuza gutuganisha ku kuri, atwibutsa ineza Imana yatugiriye muri Yezu Kristo umwana w'ikinege, gucungurwa, kubohorwa. Natwe rero tukaba twaragize uruhare mu mugabane w'ijuru. Iyo rero ufite inshuti yawe magara, uyibitsa amabanga yawe. Natwe rero turi inshuti za Kristo, turi inshuti z'Imana, na niyo mpamvu Imana natwe duhishurira ibanga ry'umukiro. Ibanga ry'umukiro nta rindi, ni ukuri Yezu Kristo, jambo w'Imana wigize umuntu. Uko niko kuri, nta handi uzabona ukuri usibye muri Yezu Kristo. Nuko Pawulo mutagatifu akavuga ati, namwe rero mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ariyo nkuru nziza yo gukizwa kwanyu. Birumvikana, iyo umaze kumva ijambo ry'ukuri, nawe ugendera mu kuri, ukavuga ukuri, ukavugisha ukuri, ukabaho mu kuri, nawe ukaba umuhamya wa Kristo, kuko amaherezo ukuri kuzatsinda. Twumvise ivanjiri y'uyu munsi, ni ivanjiri y'ubutumwa, tuyiganisha ku isomo rya mbere, Amosi utumwe na Yezu Kristo ugiye gutuma intumwa ze. Hagati aho bazahura n'ibibazo, intumwa nazo zizahura n'ibibazo byinshi, ariko Yezu Kristo araziha intwaro zigomba kwitwaza abaha amategeko y'ubutumwa, bityo barusheho gukora ugushaka kwe. Ubutumwa bwa Yezu buhiniye mu nshinga bita gukiza, gutangaza ukuri kw'ivanjiri, gutangaza umukiro w'abantu, ko abantu bagomba gukira. Yezu nawe ntababwire ibyo bagomba kwitwaza ku rugendo bagiyemo, urugendo rw'ubutumwa, gucungira kuri Yezu, le détachement, kudatwara ibintu ejo n'ejo bundi bitazabuza ubuntu bw'Imana. Barajya mu bantu ariko ntibazi kwibagirwa ko basigasiwe n'ubuntu bw'Imana. Nyuma y'uko Yezu yongeye kubarondora ingorane bazahura nazo, ibibazo bazahura nabyo mu butumwa, amakuba, amagorwa, uko bazitwara mu butumwa, imbere y'ibyo byose ndifuza uyu munsi kugaruka ku ijambo ryatangiye ivanjiri. Yezu ahamagara ba bandi 12, abohereza babiri mu butumwa, abaha n'ububasha kuri roho mbi. Amen, amen. Twongere tuzirikane urugendo rwa Yezu hano ku isi. Yezu waje ku isi arigisha. Nuko rero hari ikivunge cy'abantu bari bamukurikiye benshi cyane, benshi. Hari n'abamunyegaga, birumvikana, faze n'abigisha amategeko. Ariko muri icyo kivunge yaje kugira atya, atoramo abigishwa 72, nabo bahereza ubutumwa. Luka cyane ukunze kubibandaho, agatubwira aba 72 mu butumwa. Nuko Yezu ntabwo yagarukiye aho ngaho. Muri aba 72 naho yatoyemo intumwa 12. Muri iyi minsi nibwo twumvaga bazivuga mu mazina, amazina y'intumwa. Muri abo 12 nanone turumva uyu munsi yagize gute abahaye ubutumwa, ngo bakagenda bangahe? Babiri. Kuki ari babiri? Ese kugenda babiri, kuki Yezu atohereje umwe, kuki Yezu atohereje bose ikivunge? Biratuganisha ku bintu bitatu. Gusigasira, umwe akaba yasigasira mugenzi we, uwaguye akabyutsa mugenzi we. Gukora n'urugendo, dore ko urugendo nta ukora urugendo wenyine, kandi nta mugenzi usiga undi. Bityo nugira utubazo ku nzira, mugenzi wawe azabasha gukuramira mu y'amagirirane. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, kugenda babiri biratwerekeza ku kuri, kuvugisha ukuri. Muri Isiraheli ngo wari umuco nyine, batoranyaga abantu babiri ari mu rukiko kujya guhamya, badashobora kubeshya. Ni ya nkuru ya Suzana y'abasaza babiri bari baratoranyijwe babiri kugira ngo bahamye ukuri, ariko tuzi uko byaje kurangira, ntago bashoboye guhamya ukuri. Desade. Ikintu cya gatatu tuzirikana kuri babiri ni ubuzima bwo kubana, la vie en communauté. Hari itegeko mu bihaye Imana rivuga ngo jamais un, rarement deux, ngo mu butumwa nta kugendanya kamwe, byibuze muzagerageze mube nka babiri basi, nta kundi byagenda. Biratuganisha ku mubano mwiza,
ubuzima bwo muri kominote, ubuzima bw'imibanire. Buriya abantu babana kirazira kubeshyana, kuko iyo ubeshya mugenzi wawe birangira rero uri kwibeshya. Kutabeshyana, ngabo babiri, abagabo babiri bagomba kujya guhamya, bagomba kugenda ari babiri. Ukuri ko nkuru nziza. Nyuma yo kumva aya masomo, wongere wibaze nawe uyu munsi, ese ubutumwa uri mu kuri cyangwa uri mu kinyoma? Wasanga ibintu uri gukora ukora neza, inyuma abantu bagakubona bakagushima, ariko imbere nta kirimo. Imbere hari gutambuka ibinyoma gusa, uri kubeshya. Uwo ngaho wasanga uri wenyine, wasanga utakiri kumwe na Yezu, kujyana na Yezu. Wa muntu wa kabiri ni ishusho ya mugenzi wanjye, yerekana ko Yezu tukiri kumwe, mugenzi wanjye turi kumwe, ariko na Yezu abari turi hafi adusigasiye. Twongere twibutse rya tegeko rya Yezu ryo gusenga dusanga muri Matayo 18:20, aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyiyambaza, mba ndaho hagati yabo. Babiri mubyeyi, babiri. Yezu abari aho ngaho kwa kujya inama, wa mugabo na wa mugore mu rugo rwabo, babiri, nuko Yezu Kristo akaza hagati yabo. Mubyeyi, inkuru ngiye gukubwira iragusaba ukwemera. Niba nta kwemera ufite, ntabwo wemereye kuyumva, kuko byakugora kuyumva niba nta kwemera ufite. Kimwe nanjye duseze uti Nyagasani yongerera ukwemera. Amen. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo bita Peter ngo yakundaga gusenga cyane. Yari umuntu usenga pe, ukunda gushengerera. Umunsi umwe ngo yari yanyarukiye kuri chapelle imwe agiye gushengerera. Avuyeyo agiye kubona mu rugo rwe mu gitondo cya kare, abona hari umurambo. Mu yatangiye kwibaza ibyo umurambo byo umuntu wapfuye, akiri kubyibaza ukuntu agiye kubigenza. Ka mwanya abanyamutekano baramufashe, hagati aho nyine bamushyira inzego z'ubucamanza. Ubwo enquête iza kurangira ifashe Peter ko ari wageze ute, ko ari wishe wa muntu. Urukiko ruza kwanzura ko Peter ariha uwo muntu, akariha impozamarira yabanyira umuntu kuko yamwishe. Ubwo Peter aragenda agurisha ibyo yari afite, imirima, agurisha amasambu yari afite, agurisha ibintu yari afite, kugira ngo atange indishyi y'akababaro kuri uwo muntu yishe. Peter arangije gutanga ya mafaranga, nuko asubira mu kiliziya imbere ya Yezu, imbere y'isakramento. Ararira ati ko Yezu, abaza Yezu ati ariko Yezu, nawe urabona ukuri kwabyo, urabona ko uyu muntu atari njye wamwishe, none gukibiriya bimenyetso kuko bimfashe, kandi nawe Yezu ukuri kwabyo. Nuko Peter abaza Yezu ati Yezu mbigenze nte? Yezu ngo aramusubiza ati tegereza finale, tegereza umusozo, tegereza uko bizarangira. Nuko Peter ararira, birangije afata icyemezo cy'uko ava aho ngaho ajya kujurira. Nuko aragenda arajurira. Amaze kujurira asanga n'ubundi babandi bamuciye rwa rubanza ari bo n'ubundi bari muri rwa rukiko. Uzi ukuntu byagenze se? Peter bahise bamukatira imyaka 10 y'igifungo. Ubwo Peter baramuboshye no mu buroko. Peter ageze mu buroko ngo naho hari chapelle, aragenda arashengera, ararira abwira Yezu ati ariko Yezu koko noneho ibinkoreye n'ibiki? Wongeye kunkatira koko bancira urubanza rumeze rutya rusharira. Nuko Peter mu gihe ari kwibaza ibyo bamukoreye bisharira, Yezu koko ibinkoreye n'ibiki? Nuko Peter abaza Yezu ati Yezu mbigenze nte? Yezu ngo aramusubiza ati tegereza finale, tegereza umusozo, tegereza uko bizarangira. Nuko afata icyemezo cy'uko arangiza gushengerera, yongera akajya gusaba ubujurire. Igihe cyaje kugera Peter ajya gusaba ubujurire, barabumuhereza. Agiye kuburana n'ubundi asanga babandi bamuciye urubanza rwa mbere ndetse n'ubwa kabiri aribo n'ubundi wongeye guhura babacamanza. Ntabwo bamufunguye, ntabwo bamukata imyaka 10 gusa, ahubwo 25. Nuko neza Peter aburaho yakwirwa, agira ibibazo byinshi, maze aragenda ngo arambarara muri chapelle imbere ya Yezu, imbere y'isakramento, muri ya prison. Nuko arashengerera, ari kurira bikomeye cyane, ari kuboroga impamvu Yezu amugenzeho. Nuko aratangira abaza Yezu ibintu amukoreye, kubona ari kurengana bene ako kageni. Nuko ngo Peter aryamye neza yabaye nk'umurambo, agiye kumva. Mubyeyi, ndabizi abahakanyi benshi bakunze kwemera ubwoko bw'amajwi aza, abahanga benshi ntabwo bakunze kwemera ubwoko bwo guhura na Yezu. Nuko Yezu ngo abwira Peter ati ngiye gukwereka agafilime gatoya, ugatambagira wongera ukarebe. Nuko Yezu ngo yereka Peter filime. Peter arareba. Nuko Peter
guhera wa muntu yapfa, guhera wa muntu bamutereka aho ngaho, agiye kubona bitabona umugore waruje gutereka umurambo aho ngaho. Yesu aramubaza ati wamubonye? Ati namubonye. Uyu mugore rero akaba ari umugore washatse ko Pita amubera umugabo. Pita aza kubyanga, amaze kubyanga kubera ko nyine yanze kwinjira mu rugo rw'abandi, umugore birangira yishe umugabo we amutereka aho ngaho kwa Pita nk'ikimenyetso cy'uko nyine Pita ari we wamwishe, dore ko ari n'inshuti y'uwo mugabo. Ati n'ikimenyimenyi bari inshuti, ikimenyetso kiba gifashe Pita ko ari inshuti y'uwo mugabo, none akaba ari umwishe. Nuko Yesu akomeza amutembereza amwereka ya filime, aza kumugeza mu rukiko. Amugejeje mu rukiko amwerekana none wa mugore uburyo yatwaye uruboho rw'amafaranga, agakapu kuzuye amafaranga ashyiriye abacamanza. Abacamanza bamaze kuyarya nibwo baciye rwa rubanza nabi. Ubwa mbere Pita bamurihisha ibintu bya miliyoni byinshi cyane, ubwa kabiri bamukatira ya myaka yose 10. Uko wa mugore yabashyiraga ibintu amafaranga menshi, dore ko yari umunyamafaranga ukomeye cyane, na niko noneho izindi nshuro zaje zikurikiraho yaryamanaga n'abacamanza, mbese bamubera umugabo mu kigwi cy'umugabo wapfuye. Uko wa mugore ashyira abacamanza amafaranga, na niko kuryamana nabo, mbese ubuzima bwe buhinduka butyo, gutanga ruswa no kwitangaho ruswa. Yesu arangije kwereka Pita ya filime aramubwira ati none se Pita, urabona abangaba ari wowe wifuza ko bagucira urubanza kugira ngo bakurengere bakurenganure? Pita amaze kubona ibi byose, ya nzira yose yanyuzemo, uko wa mugore kose yamugambaniye byose arabiruzi byose, amaze kubona nanone uburyo ko bari kumucira urubanza, Pita arangije aramubwira ati ni ukuri Nyagasani, nakinnye mu bikomeye, nanjye ndabona atari abangaba ari bakagombye kumpa ubutabera. Yongera aramubwira ati tegereza umusozo wabyo, tegereza uko bizarangira. Pita amaze kwirebera ya filime yose, uburyo urubanza rwe rwose bwagenze, uburyo babandi yajyaga kurega anawe n'ubundi yaregeraga, uburyo urubanza rwe bajya barumweraho amazi, byose arabireba. Arangije arapfukama ati Nyagasani, noneho niboneye ko ari ufite ukuri, nakinaga mu bikomeye, ahasigaye noneho nahawe ndemeye. Nanjye mbonye ko bariya nkurikije ibyo barimo, mbonye ko atariyo bari kundengera. Yesu hasigaye nahawe. Nuko Pita akimara gushengerera yumva neza aratuje. Nuko muri iyo minsi mike gusa Pita agiye kumva, yumva ko abacamanza manda yabo yarangiye. Hashize gusa iminsi mike Pita baramufunguye, ya myaka 25 bari baramukatiye. Pita bayisimbutsa atyo. Pita mbega wowe. Aha, Yesu nashaka kubaza ikibazo ati niko bariya abantu bari mu rukiko, bariya abacamanza bari mu rukiko, urifuza ko aribo baguha ubutabera? Urifuza ko bakurengera bagakurenganura, cyangwa urifuza ko ari nge wakurengera? Uwo ni Yesu bikubaza. Muyoboke w'Imana, wongera urebe, wasanga nawe mu butumwa Nyagasani yaguhaye hari ba Masiya bajya bashaka kukugambanira nk'uko bagambanira ba Amosi. Wasanga mu rubanza rwawe hari abajya barumweraho amazi ukaba utaratsinda. Nawe se urifuza ko bari abacamanza babahemu b'indyarya bariye ruswa bakongera bakarya n'izindi aribo bazakurangiriza urubanza rwawe? Cyangwa urubanza rwawe nawe ruzarangizwa na nyiricyubahiro ariwe nyiri ubutungane Yesu Kristo? Kongera turi abantu bose bajya baducira imanza, rimwe ugatsindwa, ikindi gihe bagakurihisha, kandi wasanga atari byo. Amaherezo kuri kuzatsinda. Tegereza nawe, tegereza finale. Igisubizo cya Yesu, nawe igisubizo cya Yesu kikugeraho uyu munsi. Tegereza finale, tegereza umusozo. Ese wanizeye ko igihe cyabariye abacamanza kizagera nabo bikarangira bakava ku butegetsi bakava ku buyobozi? Kuri iyi si ni gatebe gatoki, buri wese arakora, ariko ejo uzasimburwa, uzasaza. Ariko susazanye iki? Niba Yesu yaragushyize muri uriya mwanya, wasanga uca imanza ukazigoreka, wasanga imanza abandi barazinywereho amazi, urya ruswa, ukakira utubindi tw'ubuki, bikarangira ukugoreka imanza z'abandi, bikarangira ugucira abandi urubanza kandi ari urw'ibinyoma, ukiyandavuza mu isayo. Barangiza ngo niwe ugiye guca urubanza da, ngo ni wowe ntwari, ni wowe nyangamugayo. Akabagabo babiri bo kwa Suzana bari baratoranyijwe umuryango wa Isirayeli nk'inyangamugayo, ariko ducunge uko byaje kurangira. Mwabyeyi mwe, byaje kurangira bite? Aha, amaherezo kuri kuzatsinda. Tegereza finale, tegereza umusozo y'igisubizo cya Yesu. Nawe mubyeyi, birashoboka kuri mu byago,
birashobora kuri kurengana, birashobora kubona urubanza rwawe rutari gukemurwa uko byifuza, ariko se wabanje ukareba bari gukemura urwo rubanza, wabanje ukareba bari abacamanza, wabanje ukareba bari bose bakorere muri dosiye bari kwikandagiramo, amaherezo manda yawe izarangira. Cunga rero wikwivumbura kuri Nyagasani, komeza ushengerere, komeza isengesho nka Pita, maze nawe Yezu amaherezo azakuburanira, azakurengera kandi akurenganure, kuko Yezu agukunda. Ukuri guca mu ziko ntigushye, kandi amaherezo ukuri kuzatsinda. Izere Yezu kuko aragukunda, kandi ijambo rya Yezu ni ukuri. Komeza utegereze. Buri icyo tubura ni ukudategereza igisubizo cya Yezu. Yamvuga igira iti Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana nta n'imwe isiba, nta n'imwe ikerererwa, ahubwo umuntu niwe yivumbura agataha. Wikwivumbura haracyari kare. Pita wikwivumbura, Yezu arahari. Amaherezo tegereza, nawe amaherezo tegereza uko bizarangira, tegereza finale. Ariko ubundi hari abantu batsinda mu kibuga bagatsinda bagataraka, ariko finale itaraba. Tegereza finale rero, wishaka kubyina intsinzi kandi utarasoza, utaragera ku musozo. C'est la fin qui justifie les moyens. Mu gihe cyose utaragera ku musozo, uzajya utegereza urebe ukuntu Yezu asoza ibintu neza. Ndifuza gusoreza ku mpanuro z'umuhanga, umuhanga ukundaga gusenga. Nuko aravuga ati ngewe wampa ubushobozi nakubaka chapelle, ubundi nkashyiramo isakaramentu, abantu bakaza baza gushengerera. Wampa ubushobozi nakubaka chapelle ahantu hatanu. Ambere yavuze ngo ni muri prison, kugira ngo imfungwa zibasha kujya gushengerera, bityo zumve ko zizarenganurwa na Yezu wenyine. Aha kabiri yavuze mu isoko. Nuko aravuga ati mu isoko abacuruzi bajya bahendana cyane, byibuze bagendere mu kuri, bityo wumve ko Yezu ahari, ngo mu isoko yashyira chapelle. Aha gatatu yavuze azashinga chapelle ngo ni mu ishuri, ngo kugira ngo abanyeshuri ntibakajye bibanda ku bwenge bwabo bwo mu ishuri gusa, ahubwo bamenye ko hari ubahubwa ubwenge, bityo bajya bagipfukama bashengerere Yezu mu Karisiya, bamenye ko ubwenge bafite ari Yezu bubahereza. Bibaye kwicisha bugufi, ubumenyi bwose bamenya babukeshe Yezu mu isakamento y'Ukarisiya. Aha kane ati nakubaka chapelle ku ivuriro, mu bitaro, kugira ngo abarwayi bakizwe na Yezu bashengerere, abaganga nabo bashengerere bikomeye cyane, bityo bamenye ko uko bagiye kuvura hari muganga mukuru Yezu uza kubabwiriza, akabwira uburyo baza kugira bate, akabwira uburyo baza kuvura, ukesha Yezu umukiro. Aha gatanu na chapelle ni ku rukiko, kugira ngo bari abacamanza bajya bumva ko umucamanza mukuru ari Yezu Kristo, bityo ntibakajya bagora ikimanza uko babonye ngo barye za ruswa z'ibintu, ruswa z'abantu, barigise imanza z'abandi, bashenye ngo z'abandi, babeshye, bityo ikinyoma cyagabanuka. Iyo aba chapelle zari ziri ku nkiko, ubanza ibinyoma byagabanuka muri nosi. Nuko arangije kuvuga ahantu hatanu hose yumvaga yashyira chapelle, rangira aravuga ati nubundi se ndi kwivuna nshaka iki? Ubundi ndi hari chapelle iruta izo zindi zose, ni hehe yayubaka? Ni mu mutima. Nuko arangije kwisubiza avuga ati izo zindi nta nubwo ari ngombwa, y'ingenzi yibanze ni umutima. Ngo kwa mubyeyi we, chapelle nkuru isumba izindi ni umutima wawe. Umutima nama ryajwi ry'imbere rikubwira ati iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Ryajwi rikubwira ati uru rubanza kuri kurugoreka, amaraso y'umuntu wamenye, ibi bintu wakoze nabi, ibintu wahishiye. Iyaba abantu bose bari ku isi, abayobozi n'abayoborwa, twese twakumviye umutima nama wacu, byo chapelle ikomeye iruta izindi zose. Umutima nama wacu Nyagasani yaduhaye, nanjye kuvuga iri mu kanwa, uyijyana aho ushaka hose, ikwibutsa ko Imana muri kumwe. Yaba uri kumwe n'Imana ntiwakongeye kubeshya. Ubundi impamvu tubeshya nuko twimura Imana muri ya chapelle yacu w'umutima wacu, tukajya kure y'Imana. Nibwo bizarangira imanza turi kuzigoreka, nibwo bizarangira ikinyoma gihawe intebe. Ariko amaherezo ucunga amaherezo, tegereza finale. Amaherezo abanyabinyoma bazatsindwa, kuko manda yabo igihe kizagera nyine irangire. Kandi byaba nawe rero mwifurije icyumweru cyiza, ukoresha ukuri, ubeho mu kuri, uhamye ukuri buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.